Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse, buri wese aho aherereye akomeze kugubwa neza, biterwa gusa n'amasaha arimo ntituyatondaguye, ariko buri wese abyumve ngo turamwifuriza ibyiza byose. Rwose mukomeze muhirwe, muhahe, muronke. Kuri mikoro ni Tete Kamanzi, turacyari mu kiganiro n'amakuru kuri business isobanutse. Uyu munsi noneho turagaruka ku kintu bita blockchain. Blockchain mu by'ukuri benshi tukayivuga tukayiririmba, nako nabyita, turayikoresha tugira dute, ariko dukeneye gusobanukirwa ngo blockchain ni iki. Mu by'ukuri blockchain technology nayigereranya n'ikusanyirizo ry'amakuru, ariko ayo makuru akaba ari amakuru mbese anyuze mu mucyo adafifitse. Ikusanyirizo ni systeme y'ikusanyirizo yemerera uburyo butandukanye kubika amakuru atandukanye ahererekanywa cyangwa se akoreshwa mu buryo bw'ubucuruzi. Muri make ni nka stores. Blockchain technology is an advanced database mechanism that allows transparent information sharing within a business network. A blockchain database stores data in blocks that are linked together in a chain. Nukuvuga ngo ibika amakuru atandukanye mu byumba bitandukanye kandi by'uruhererekane, ari nabyo bita blockchain cyangwa se bikoze uruhererekane nyine. Iyi blockchain rero benshi tuyivuga, ariko dukwiye kwisobanukirwa ubu buryo ni uburyo buba burinzwe bikomeye cyane kugira ngo bukoreshwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, burinde byinshi cyane byashoboraga kwangirika bitizewe umutekano wayo. Ubwo rero blockchain zigira amoko ane. Ayo moko ane rero ni ayahe? Niyo tugiye kugarukaho kugira ngo ubu twatangiye kwiga tugenda dusobanukirwa kugira ngo tube mu bintu twikumva Pi network, blockchain technology ni ibiki. Ko nari mbabwiye nuko hari amoko ane rero ya blockchain networks, ariyo iyo bita iya mbere public blockchains, hari izitwa public blockchains, hanyuma hakaba izitwa private blockchains, hakaba izitwa consortium blockchains, ndetse n'izitwa hybrid blockchains. Uyu munsi rero tugiye gutangira tuvuga kuri imwe kugira ngo n'izindi tuzagenda tuzivugaho kugira ngo turebe icyo zitumariye, tubijyemo, tubyumva, tubyemera, nta kujandajanda mu byo turimo. Uyu munsi rero tugiye kuvuga, cyangwa se muri uyu mwanya tugiye kuvuga ku yitwa public blockchain. Iyi public blockchain is a type of blockchain that is open to anyone and can be accessed and verified by anyone on the network. Kuvuga ngo iyi ni blockchain ishobora ifunguriwe buri wese akayigiraho uburenganzira, cyangwa se agashobora kuyikoresha, kandi ikaba yizewe na buri wese muri iyo network cyangwa se kuri iyo network. Its key features and benefits include transparency, security,
and decentralization. Ukuvuga ngo ibyiza byayo ndetse n'inyungu zayo ari ibintu bitatu by'ingenzi bigira nziza kandi arizo bitanga inyungu: umucyo cyangwa se gukorera mu mucyo, umutekano, ndetse no kugera kuri buri wese, rubanda, kuba buri wese ashobora kwigenzurira ibikorwa bye muri yo, decentralized. Reka mbyite nka kwa kundi bita muri politiki ngo ubuyobozi bwegerejwe rubanda cyangwa se abaturage. Rero iyi ngiyi iri public mu by'ukuri bigaragara yuko iyi Pi network yacu, niyo mpamvu nashatse kubihuza, iri public kubera ko buri wese arayemerewe kandi arayaccessinga, hanyuma akagiramo icyumba cye kigizwe na za nodes. Ubwo za nodes riga twazigereranya nk'imbariro zubatse urugo cyangwa igikuta cyangwa se amabuye, ku buryo ari ntamenwa, ni umutamenwa wa buri muntu. Iyi rero Pi network yacu iri mu bwoko blockchain yayo iri mu bwoko bwa public. Kuba iri mu bwoko bwa public, ariko public zose ntabwo zingana, ariko ubwo ndavuga mu bunini. Nka Pi network ni murebe blockchain ishaka kwakira abantu miliyoni 100 bayikoresha, murumva ubunini bwayo. Hanyuma nibyo batubwiye, ikorera mu mucyo, itanga umutekano, kandi buri wese agenga icyumba cye. Iri decentralized, ntabwo bikenera kugenzurwa na za leta, oyada. Wowe ubwawe ku giti cyawe ni wowe. Wibuke ko baguhaye wallet address, bakaguha na passphrase, kandi ifite systeme zigaragaza transactions zikorerwamo, ihererekanya ry'amafaranga. Kandi iyi ngiyi nyine izwiho kuba inafite n'amafaranga, cyangwa se ishobora kugira ifaranga. Ni nako Pi network bimeze. Ngiyi rero iyo turimo turazakomeza mu biganiro bikurikira tuvuga n'izindi, kugira ngo tugende dusobanukirwa ibyo turimo ni ibiki. Ubu twatangiye kwiga, ntabwo tuzajya duhera mu tuntu two kubaza akabazo ugasanga ukwezi gushize, amezi 3, umwaka ushize tubaza ikibazo kimwe ngo bakora KYC gute. Twarabivuze, twagize gute, ariko wenda kuri KYC turaza kugira icyo tubigaragazaho kugira ngo benshi barusheho kubimenya, nabyo turaza kubafasha. Ariko ugasanga umuntu aracyabaza ngo bakora verification gute, n'igihe ibyo bintu byigishirijwe. Umwana utarya ntakura. Ubwo rero biba bigaragara ko utarya, gukura biba bigoye. Rero niyo mpamvu wivugira ibintu nk'iby'abana kandi wakaba ugeze ku rugero rukuze. Amoko rero ya blockchains narimbabwiye nayo ngayo: hari public, hari private, hakaba consortium, hakaba na hybrid. Twari tuvuze rero mbere na mbere kuri public, turebera hamwe iyo ariyo, tuzakomeza no ku zindi, hanyuma turana n'akamaro kayo yuko ikorera mu mucyo, ifite umutekano. Si ibyo gusa, ahubwo iri decentralized, cyangwa se yegereye rubanda, igera kuri buri wese. Muri telefone yawe irimo. Turashimira Dr. Nicholas wadukoreye blockchain technology ya Pi network kugira ngo turusheho guhindurirwa no guhindura nyine ubuzima ku isi muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Nshishikariza buri wese gushishikarira kumenya nicyo kintu cy'ingenzi. Iyi ni business isobanutse, ntabwo uzayikora urinjiji, uzayikora ntacyo uzi, uzayikora ntacyo ushoboye gukoramo. Rero nimukomeze mugubwe neza. Utarakora subscribe na ayikore,
kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se imbuzi yuko ikiganiro cyangwa imenyesha yuko ikiganiro cyahageze, ntucikwe. Go hanyuma kandi mukande like, mwandike muri comment, ndetse ntimwibagirwe no gusharinga no guhererekanya iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro kugira ngo kigere kuri benshi, dufatanye kunguka. Kandi ndagira ngo nibutse abantu nanabasaba yuko birinda ibintu by'ibibazo byinshi byatanzwe byasobanuweho mu biganiro bitandukanye, ariko bo bakanga bagakomeza kwibaza hano ku rubuga abaca inbox. Ntago ari ukubiyama, ni byiza kubaza, kuko kurutabaza ugasaza utamenya, kandi mwe nabaza irira ku muziro, kandi nta ntumbi yo kumenya. Ubwo rero ni byiza yuko tumenya kugira ngo turusheho kugenda neza, cyangwa se kujya mu cyerekezo tumeze neza, dufite fresh air mbyite. Naho ubundi mu by'ukuri bazi ikibazo wabanjije kumva ikiganiro, dore ntago ari iminota myinshi, akenshi k'iminota itarenze 30 burya sinzi ukuntu umuntu rwose aba n'amafaranga 100 yagura mega cyangwa se 200 yagura mega zabikora. Rero nahanyu kugira ni mwihatire kumenya muwe mu byo murimo, mumenye ibyo murimo, muwe mu byo murimo ariko mubizi, atari ukujandajanda niho benshi babyicira. Noneho bidufashe ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Umenye ndumva ntacyo wahomba. Rero ni byiza kubikora ukabishishikarira. Cyo wumva ikiganiro ukirangiza ingingo ku ngingo, kigufasha. Murakoze, mukomeze kugubwa neza. Ikiganiro nakagaruka.